Muraho neza nanone nitwa Dr Gasangwa Patrick nkaba ndi umuganga wita ku babyeyi batwite abana ndetse by'umwihariko mu buvuzi rusange. Akanya tugiye kuganira kuri cesarienne mu Rwanda umenye impamvu, ibyiza ndetse n'ingaruka zayo. Birashoboka ko nawe waba warigeze ubyara ukoreye cesarienne cyangwa se ukaba uteganya kubyara ukibaza se nzabyara neza, nzabyara mbazwe. Bitewe n'ibyo abandi babyeyi bagiye bakubwira, hari ahubwo ngo ibyiza ni ukubyara ubazwe, ibyiza ni ukubyara neza. Aha nawe urishiriye amatsiko ku cyo tugiye kubaganiriza kugira ngo nawe umenye se niba sabaye no kubyara ubazwe byatewe n'iki, cyangwa se nyuma yo kubyara mbazwe ubutaha bizagenda gute. Byose n'ibibazo biteye amatsiko umubyeyi wese aba yibaza, ariko iyi video nikiziye ku bijyanye na cesarienne mu Rwanda, tumenye impamvu, ibyiza ndetse n'ingaruka byayo. Tuzi ko cesarienne nyine ni operasiyo ikorerwa umubyeyi utwite, bakata ku nda bagaterura umwana mu nda hatabayeho kubyara cyangwa se kumanuka k'umwana anyuze muri vaje nk'uko kubyara neza bimera, ahubwo bakata ku nda baguteye ikinya bakagera muri nyababyeyi bagakuramo umwana bakongera bakadoda hagaterana. Wakwibaza se waba warigeze wibaza impamvu nyine bamwe mu bagore bo mu Rwanda bakorerwa cesarienne aho kubyara neza cyangwa se kubyara bisanzwe? Biba byagenze gute, cyangwa se impamvu ni izihe zituma ibyo bibaho byose? Urashira amatsiko rero nkwibutsa gukora subscription kuri ino YouTube channel yanjye Dr Gasangwa Patrick, kugira dukomeze twungurane ubumenyi, ntazajye video nimwe gucika, buri video yose dushyizeho ijye kugeraho ku gihe. Tureba rero impamvu ya cesarienne mu Rwanda, yaba ibyiza ndetse n'ingaruka. Reka duhere bwa mbere ku mpamvu za cesarienne mu Rwanda. Buriya cesarienne mu Rwanda yindi ikorwa kubera impamvu zigiye zitandukanye. Icya mbere, ibibazo byo mu nda y'umwana. Bivuga ngo hari ibibazo umwana, uko umwana aba ameze mu nda. Icya mbere, umwana wicaye, ubu nguho agomba kubyara ubazwe. Ikindi ni igihe bita placenta previa, ni ingingo by'umwana yitereye hasi ku nkondo y'umura, bivuze ko ibifunga inkondo y'umura, ku buryo kubyara neza, ushatse kubyara neza umwana ingobyi niyo yaza mbere, kandi ingobyi yaje umwana nta maraso acyona yahita apfa. Aha rero niba ufite no placenta previa kizabikubwira ukunda kugira kuva cyane ku nda, by'umwihariko mu gihembwe cya mpera z'igihembwe cya kabiri n'igihembwe cya gatatu. Nimba ufite kuva ugomba kubyara na cesarienne, kandi biba byiza kenshi uzasanga bitegekwa ko ubagwa hakiri kare tutendeye ko inda yuzura amezi 9 yagenwe. Icya kabiri gishobora gutuma abantu babyara babazwe, hari uburwayi cyangwa se impungenge z'umubyeyi. Nk'abyo bafite umuvuduko ukabije w'amaraso babita placenta, tubyita preeclampsia cyangwa se eclampsia. Ibyo bari impamvu yo kubyara ubazwe. Ikindi, hari indwara zisanzwe cyangwa se byabaye mbere. Hari uko wenda warigeze kubagwaho mbere. Nimba warigeze kubagwa mbere, no ku yindi nda amahirwe menshi uzabyara. Nubwo hari amahirwe ko bagerageza kubyara, tubyita vaginal birth after C-section. Bishobora kugeragezwa mu bitaro bifite ubushobozi bwisumbuye bwo gukurikirana uwo mubyeyi nyine urimo kugerageza kubyara neza nyuma yo kubaga. Ikindi, hari igihe kubyara biba byihutirwa, nk'igihe wenda nyababyeyi yaturitse kubera ibibazo runaka, kubera batenze ku nda, cyangwa se wenda umwana yananiwe, byose bishobora gutuma ubyara ubazwe. Statistique rero zigaragaza ko nizera nko mu 2015 z'umuntu abasha kubona, bigaragaza ko 13 kujya kuri 15% by'ababyeyi babyara mu Rwanda bashobora kubyara neza. Ubushakashatsi bwagiye bukorerwa mu bitaro bitandukanye nk'ibyagaragaje ko 38% bya cesarienne zakozwe cyane cyane mu bagore bari munsi y'imyaka 25 bumvikana bari babyeyi bwa mbere. Icyatumye babagwa ni uko umwana yari ameze nabi mu nda, fetal malposition, nk'umwana wicaye, umwana witambitse. Umva ko ibyo bishobora gutuma ubyara. Ariko muzirikane ko ushobora no kubyara ubazwe kubera wabisabye, birashoboka. Tubyita maternal request. Bikunze kuboneka cyane i Burayi, nibo bakunze kubyisabira cyane. Wa muntu wumva azabyara umwana umwe, uzabyara umwana umwe gusa, kuba wamubaga ntacyo bitwaye kuko avuga ndashaka umwana muzima, kenshi nshaka izo stress zo gusunika umwana, biba bita gusunika cyangwa kubyara neza. Rero ibyiza bya cesarienne, cesarienne ni cyiza cyayo kizwi, ni ukurengera ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Aha rero birumvikana. Ikindi cyiza cyayo, serivisi yizewe mu bitaro byubakitse neza. Urumva ko hano nabyo umuntu byarabazwe yizeye ko arabona serivisi nziza kurenza wabyaye neza. Ikindi, bigabanya ugomba kubaho ni ukugutegura akaganya impungenge wowe mubyeyi uba ufite mbere yuko ujya kubagwa nyine.
Icyizere ingaruka zishobora kuba za cesarienne, hari infection ku ruhande rw'ubuvuzi tubyita surgical site infection nyuma yo kubyara. 6.8% mu Rwanda bagira zino infection. Impinduka zishobora kuba z'igihe kirekire, iyo ibyo bazwe bivuze ko ubushize uzongera ukabyara, uzabagwa ku nda izakurikiraho, ushobora kongera ibyago bya placenta akereta. Akereta ni igihe ingobyi y'umwana yitera mu mubiri neza bigatuma nyabyeyi nimba ubyaye kugira ngo iyo ngobyi ivemo nayo bagomba kwikuramo nyabyeyi. Ikindi urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane, ibibazo by'ubuzima, ushobora kugira ibyo bita post traumatic stress disorder, depression ishobora kubaho nubwo n'uwabyaye neza ashobora kuyigira. Ingamba rero zikwiye kubaho ni ukugabanya ikigero cya infection, birakorwa mu bitaro bitandukanye. Ikindi kwigisha abaganga bakagira ubumenyi buhambaye cyangwa se bugezweho bwo gukora cesarienne no gukora izindi operation zitandukanye. Ikindi n'umubyeyi bakamutegura hakiri kare, nimba warigeze ubagwa ukikurikiranisha hakiri kare kugira ngo urinde ko inda yagufata ukiri mu rugo kandi uzi ko ugomba kubagwa ugasanga ugeze kwa muganga ibibazo byaje. Rero murakoze cyane gukora cyangwa se kureba ino video, by'umwihariko ndabakangurira gukomeza gukora subscription, mukomeze uzajyamo na video zitandukanye tuzakomeza kujya tubakorera ku gihe, usangize iyi video n'abandi babyeyi batwite bitegura kubyara kugira ngo nabo ibahe ubumenyi. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone, nitwa Dr. Gasangwa Patrick, nkaba ndi umuganga wita ku babyeyi batwite.